mwumvise no muri za 80 kandi jenoside yabaye muri za 1994 ubwo buzima yari afite ndetse wenda akabihera kera ari na mutoya anavuga terega ubwo twari twarapfuye ati twagiye gupfa twari twarapfuye twarashize nubwo wenda rero bambwiye ngo nigisha amateka ndagira ngo mpere ku byavuze kuki ubwo buzima babubayemo kuki uwo muntu bagushinzwe kuyobora abandi ariko yabonaga urumva yabaga Nyamirambo akabazi ko atari bugere ku kazi nawe akirwa ameze nabi yava ku kazi akibwira ko atari bugere Nyamirambo umvise ko yagombye gushaka inzira amunduka harya hasi akazamuka gasozi ariko hanyuze hose nanone akabazi ko ahura n'abandi hari ubwo umuntu yibaza utari ko ibyo kuki ibyo byabagiyemo abo bantu kuki bari bafite urwo rwamo kuki bashimishwaga no kugira umuntu nabi wenda na mbere bitarageza mu gihe cya jenoside cyo kumwica naho ndi buhere buri rwango bararwigishijwe mbere munumwe yavugaga muri za 64 nari mukuru kuko muri 59 nigaga muri Saint Andre mu mwaka wa mbere wa secondaire no 61 na kabiri nahoze muri 63 tuhungira muri Uganda urumva ko icyo gihe mbizi umwana uri muri secondaire abazi byose in fact nafite imyaka tujya muri Uganda nafite imyaka 16 umva ko umaze kumenya ibintu byinshi ibi rero ejo bundi nganira hari abantu baba pasiteri bari bampamagaye kugira ngo tuganire nza kubabwira nti hari ubwo abantu bibaza bakababiza bati ariko se kuki abantu bagira urwango umuntu akanga umuntu akamwica ntacyo bapfuye akareba akana akica akana ntacyo bapfuye nta bakazi ntacyo bigatuma haguruka agahiga buri gitondo akageza nimugoroba ashaka abo yica bigatuma yica akajya igihananiwe atababarira atagira ariko nza kubabwira aba pasenti ariko murabizi hari ubwo tunyura ibintu ku ruhande ndabaza niko muraha nimwanga shitani ziturayanga no shitani mwigeze muyibona uwo mugabo shitani wari wamubona namwe muri ahanga bahoze uyivuga wari wayibona ariko wayibazanira akayishyira hari ntimwafata amabuye mukayitera mukayimara kandi mutarayibona buriya rero no abo bana abo bahutu kugira ngo banjye abatutsi byatangiye muri 65 aho bashyizeho ngira ngo bari barasomye igitabo cya Hitler ari igitabo cya Hitler cyitwa Mein Kampf ni igitabo yanditse ko bigisha uko binjije mu bayahudi bambe mu badage kugira ngo urubyiruko n'abandi bange abayahudi ko abayahudi bari kimwe nabo babana ababadage bavuga ikidage nkabo mbese nkuko namwe mwaga muvuga ikinyarwanda mwemera Imana imwe mujya kuyisengera hamwe bamwe ari abapadiri abandi ari abandi batangira bashyiraho porogaramu yo kubigisha kwishiga umwana ukiri mutoya atarajya kwiga atarajya muri primaire kumubwira ko umututsi ari mubi ni nacyo gituma iyo abana batangiraga primaire babahamagara bati abahutu ni bagiye hari ukabona abana b'abahutu bari rukazi kuko bagiye hari ose umwana w'imyaka 4-5 yabwirwa n'iki ko ari umuhutu uretse ko babimwigishije hari abahakana ngo ntibabigisha kwisiga none se ko bajyaga bikirukanka bakajya hariya ugasanga ahubwo umututsi niwe ubaza yabakurikira batigaruka rorera bamaze ati ubwoko bwawe hari ambwira akana ke nakone Cecile uramuzi agahungu ke barakabaje bati
uri bwoko ki? Abuze cyabwira ati ndi umukristo. Batereka bwose ubwoko. Urumva koko ni kari kabizi, kari gagiye kubakurikira ngo bagaruka. Ubwo batangira primaire, urumva bafite imyaka 4-5. Abo se bo babigirwaga n'iki kugira ngo bajye hariya? Hari abakana ngo ntabwo bigeze bibaho nibabye, kuki bo babimenye bakajya hariya, ahubwo two dukeya tukayoberwa. Uko kandi birumvikana bo abandi ntibabigisha, kuko yatinyaga ati none nabibwira umwana wanjye yagira hariya nkuko yavugaga ati twari twarapfuye, ati none ntibabimenya bakanyica bakamara. Urumva batangira ibyo kubigisha ari abana muri primaire, bakabigisha umuntu mubi ninde n'umututsi. Abatutsi baratwara bahekaga, baraguhekaga, niyo twabahekaga, bakanjogera bahagurukira ku bana b'abahutu babica n'inkota. Urumva ari byo bagenda bigisha, bakabyigisha muri primaire ya mbere, muri secondaire bakabyigisha, muri university nabyo bakakoramo za tezi. Bariya ba mu Bugesera bagiye bakora za tezi zo zirekana ko umututsi ari mubi n'iki n'ingoma ya Gitutsi ko yari mbi, kugeza arabibura ko izo nyigisho zitagize. Nacyo cyatumye ababyize icyo gihe guhera muri 64 na 5, muri 73 mu mashuri secondaire, ntimugiye ngo ni muri university, abanyeshuri bahaguruka bica abandi. Urumva abanyeshuri bigana muri hamwe muri rurungano muri myaka 12, 13, 14, mugaruka kunya gutema abandi. Babagara bari kuyese n'abantu bakuru babwira ngo nimabwike mujye gutema. Wena niba baranabe babwiraga, ariko bagahaguruka bakajya guhiga, ku buryo ni mureba abantu za turi hamwe abenshi babasenyeri n'abandi, sinibe mvuga amazina. Hari umwe muri bo yari mu seminari, yabaga mu seminari akajya guhiga handi kujya gutema, yaje kuba musenyeri. Simvuga izina ariko nimwariza muzamumenye. Baranamwirukana muri iyo seminari iri ikiri muri Saint Paul itarajya Indera. Bamwirukanye kuko umubyeyi yaraziranye n'abapadiri n'ibindi, bongera kumushyira mu seminari yizaza, ariga abapadiri abamusenyeri. Nkuriya wa mupadiri w'Inyange warebaga abantu bari, akazana tracteur kugira ngo abo bantu bose bapfiremo, kandi kuko yayibubitseho nta numwe wasagutse, nta n'amagufa babonye. Nabyo ndibuka ndi Nyakibanda bigeze Simunagide yigeze kuza kumbaza kumusaba ngo njye gutanga ikiganiro. Ndagenda babaza, ahise nkamwe abenshi bari bavuye tingitingi, barisha n'ubaje bavuye tingitingi rwose, barimo ingenga bitekerezo yabamaze, bo barimo ndi imbere yabo duhanganye, mbese nasaga naho banuka nk'abasubiza. Babaza se mwebwe ubwo wize filozofi yindi kwigisha ko umuntu ari kimwe n'undi, ko umuntu kwigisha umuntu kakwigisha uko umuntu ariho, uko umuntu ateye, uko umuntu asa n'abandi, uko umuntu atekereza, uko muba mutekereza rimwe, kuko ibitekerezo birimo ntabwo bigira ubwoko. Yewe n'inda z'imbere ntabwo zigira ubwoko. System ya anatomy yawe ntigira ubwoko, n'amaraso avamo, waba umuzungu, waba umwirabura, waba umuhutu, waba umututsi, azatukura. Ibyo ko mwabyize, noneho mukagira no muri teoloji, aho babigisha muri teoloji yuko wowe buri muntu yavutse mu ishusho y'Imana. Nonse ibyo ko mubyiga kuki mwagira kujya kwica umututsi? Kandi muri teoloji bigisha yuko ariyo muzigisha ko umuntu avuka mu ishusho y'Imana. Ndibuga biganira na umuntu mukarenga mukajya kwica. Ariko ibyo nibyo abantu bajya baza ngo byaturutse ni kwa kwigisha guhera umwana ari mutoya, akiri afite imyaka 2-3, ukayimwigisha ari muri primaire, ukayimwigisha ari muri secondaire, ukayibwira ageze muri université, mu manama hose aho mugiye muri, ntibatangaze ko ngo HR bazaga mukagera imbere, ngo umututsikaze ari hano, nkuko kubwira ati twari twarapfuye muri za, urumva ni muri za 80,
ntabwo ari hafi angaha za 80 ntabwo byegereye 90 yumva ko kuva mu rugo ati sindi bugereyo abo mpura nabo mu nzira ku kazi ati noneho sindi bubakire iyo bagutekereje ibyo bakora ku kazi hari abadirecteur bashaka kuroga kugira ngo bakuremo iwabo muri electrogaz bajya bambwira directeur Cosima witwa Cosima akora kubajya hari ubwo bashaka kumuroga kugira ngo akunda ave muri uwo mwanya bawushyiremo bene wabo kandi bamukuraho kuko bene wabo bazaga bakiba ibintu wa undi mukuru akareba ati nabaho none ibintu birashize bakongera bakamugarura iyo rero iyo ideology ya genocide iyo ideology ya genocide niko bayinjije mu bantu nta kundi biroroshye ushatse kwigisha ushaka kumwigisha ibyiza ushaka kwigisha umuntu kwanga ikintu ubwo abapasiteri nabaga urugero kuri ntuzi ni nk'ubu mwese mwanga shitani kandi nibyo namwe ubwo mbabaje nibyo ariko muri mwese ntawe urabona shitani nkaswe noneho bakwigisha bati do uyu nguyu Kanjogera mwene wawe niwe wagiraga uyu nguyu twarabahekaga ku buryo vuba hanga tuganira n'abantu mperetse kubwira abantu ndi hamwe na koloneli uyu mukoloneli Nsengiyumva Anatole wawo muri tuganira kinihira twari muri za negotiation arambwira ati yashaka Tito atabwo muraje ngo tuzajye tubaheka ndamureba tubaheka muduheka ubu nimva ibyumba nze ku bitugu byawe ngi Kigali hari imodoka nonse imodoka kuva i Kigali yari ibyumba mu modoka bagenda iminota 40 nitugenda se ningende ku bitugu byawe kugerayo hariya uko nashakaga no kumurakaza ndamubwira reba nawe mfata umunsi wose ngo ndi ku bitugu byawe nzagere i Kigali kandi hari imodoka turi waje muri za benzi kandi hari za benzi nkizi ushobora kwicaramo neza minota 40 ukaba wagiye tekereza ngiye ku bitugu byawe ubona agomba kugenda minota 40 ngiye kuhagenda amasaha 8 ngo ndi ku bitugu byawe ubwo ari ukuvuga iki bya bindi yigishijwe ntibimuvamo kuko yabyigishwe ngo tubarabahetse niki no muri iyi siècle ya 21 abantu bagenda mu ndege basigaye bagira mu ntuza akumva ko kucyo wigishijwe ukakigumana urumva nizo ngorane ntimuzirwe mubaza ibindi nukubigisha ya ideology bayinjije mu bana batoya ibageramo ni nacyo gituma bakubonaga ntacyo mupfuye gusa yabona umutusi akumva kuri mubi nuko nahaga abapasiteri urugero mbabwira nte n'ubushitani muyibonye mwayitera amabuye kandi nimwabera ntimurayibona ariko ko babwiye ko ari mbi bakabikwigisha umwana kandi ukora none nkabona abapasiteri bararebana ari umwavuye Mateo wese wahita ndereka jewe nabanza nkabaza niyo umugabo shitani ko ntaramubona ndamuhora iki ariko abandi barasekekeye ndibuka ko basetse ko none ibyo rero ni histoire yacu ntugira ngo none babitanye 65 64 irangira bagomba kugenda babyigisha abana bato kwisiga babyigisha muri primaire bagenda batanga doze yoroshye niyo bakwigisha ko shitani rimbi ntago babitangira bakubwira doze nini baguha gato uri umwana nibindi buhoro wenda bakubwira ngo shobora kukwima ibi shobora kukwima wenda kuzageza aho bakanjogera bazamarikira ku bana baho hari uwo turi hamwe niga mu Bufaransa Burayi witwaga Bizimungu yaje no yarapfuye yaguye Nyanza yari directeur wa ntuza wa Beseri twari hamwe Burayi tuza kuvugana za kumwe ati abatutsi uzi ukuntu mwari muri wowe nicyo twari wowe dute ati uzi ko Kanjogera hagurukaga ku bana b'abahutu n'inkote ebyiri namaze se kucyumva kucyagomba gushaka abo bana b'abahutu kwahagurukiraho kucyumva kwagomba kuza gushaka abo bana b'abahutu kwahagurukiraho yahagurutse ati bahagurukira ku bana b'abahutu kucyagomba no gufata izo nkote ebyiri
atarega n'ubugome bwanyu